tubahaye ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hose. Turabasuhuje. Uyu muri kumva ni Ephraim Uwimana. Twagarutse kuri short story cyangwa ku nkuru bita When the Sun Goes Down, yanditswe no bita Goro wa Kamau. Aha ni kuri Philo King. Rero ugomba gukora icyo bita subscribe, share ndetse na comment. Niba wumva nibigushimisha ubikore, ibyo bintu uraba udufashije cyane. Mbere ya byose tugiye kubanza turebe amateka y'umwanditsi Goro wa Kamau. Uyu Goro wa Kamau amazina ye yose ni Professeur Nicolas Kamau Goro cyangwa Goro Kamau. Akaba akoresha izina Goro Kamau nko mu izina ry'ubuhanzi bwe. Akaba akomoka mu gihugu cya Kenya. Akaba afite PhD mu buvanganzo. Akaba yarize muri Egerton University muri Kenya mu mwaka wa 2012. Master of Art mu buvanganzo akaba yifite muri University of Nairobi. Yize mu mwaka wa 1993. Akaba afite Bachelor muri Arts mu buvanganzo. Yabyigiye muri University of Nairobi mu 1989. Yatangiye akazi k'umwanditsi w'umusesenguzi mu kigo cy'itangazamakuru cyitwa Igaruka Design i Nairobi. Nyuma yaho yinjiye mu mwuga w'ubwarimu nk'umwarimu wungirije muri Egerton University, aho yakoreraga mu ishami rya ikubiye, ubu bayita ikubiye University. Professeur Goro ni umwanditsi w'ubuvanganzo, cyane cyane ibihangano bigenewe abana n'urubyiruko, ariko kandi yandika n'isesengura ryimbitse ku buvanganzo nyafurika. Imwe mu mirimo ye izwi cyane irimo igitabo bita When the Sun Goes Down, kirimo inkuru ivuga ku bya SIDA n'ivangura. Ikindi cyo bita Ghosts and Fountain Hunters, akaba ari inkuru y'abana ifite ubutumwa bwimbitse. Ikindi gitabo ni cyo bita The Devils of Meninga, inkuru y'ubuvanganzo bw'inkuru ndende. Ndetse n'icyo bita Wimbona One Day, akaba ari inkuru ngufi yasohotse mu gitabo bita Kosa la Nane na Hadithi nyingine. Yanditse inyandiko nyinshi zisesengura ibihangano bya Gungi wa Fiyongo, harimo icyo bita The Writer and African Post-Colonial Crisis Toward an Authentic African Literary Tradition, the novel as an oral narrative performance, and Christian allegory in the critique of post-colonial public culture. Izi nyandiko zigaragaza ubushishozi bwe mu gusobanura uko ubuvanganzo bushobora kuba igikoresho cyo gusubiza ibibazo by'ubuzima bwa Afurika y'iki gihe. Ubu ni associate professor muri literature muri University ya Laikipia iri mu gihugu cya Kenya. Akaba yigisha ubusizi, isesengura ry'ikinamico n'umuco nyafurika. Professeur Goro wa Kamau ni urugero rw'umwanditsi n'umwarimu wiyemeje guhuza n'ubuvanganzo n'ubuzima bw'abantu akoresheje amagambo yoroshye ariko afite uburemere. Ubutumwa bwe buracyari ingirakamaro cyane. Niyo mpamvu natwe ubona ubu tugiye gusobanura ino nkuru bita When the Sun Goes Down. Ubu noneho ni umwanya w'ingenzi tugiye kuyisobanura. Mu gace kamwe ko muri Kenya, ahantu hatavugwa izina ariko hageranywa n'uduce tw'imijyi myinshi iciriritse, hari hatuye umugabo witwa Steve. Ni umugabo ukiri muto, wize, mbese uri mu rwego ruringaniye, ariko ubuzima bwe bwahindutse mu kanya gato ko guhumbya nyuma y'uko umugore we Maureen apfuye azize indwara ya SIDA. Ikinamico itangira mu gihe Maureen amaze iminsi mike apfuye, maze Steve asigara wenyine n'umwana wabo Kimoto. Steve aba mu rugo rwe wenyine, ariko atari wenyine mu bitekerezo. Abaturanyi be baramwanga, bamucira urubanza. Bamwe bakavuga ko ari wateye Maureen SIDA, abandi bakamushinja kuba yarasigaranye umugore wanduye. Ibi byose bituma Steve agira ubwigunge, ipfunwe n'agahinda, akagerageza kwihagararaho. Maureen yari umugore mwiza w'umunyabwenge wifitemo urukundo n'impuhwe. Yari yaranduye SIDA mbere yo guhura na Steve, ariko ntiyabimubwiye. Ibi byamubereye umutwaro uremereye, kuko nubwo yamukundaga by'ukuri yumvaga afite ikimwaro n'ubwo bwo kumubwira ukuri. Ibi byatumye ahora mu rugabangabo hagati yo kumubwiza ukuri cyangwa gukomeza kubihisha. Umunsi umwe Kanja, inshuti ya kira Steve, aramusura. Kanja aba afite amakuru y'uko Maureen yapfuye azize SIDA kandi ashaka kumenya ukuri, ariko ubwo agira kwa Steve atangira kwitwara nk'utize umutekano waho,
ari, yanga gufata icyo kunywa, yanga kurya, ndetse anagaragaza ubwoba bw'icyorezo. Ibi bibabaza cyane Steve, ariko agerageza kwihangana. Steve amubwira ko Maureen yamubwiye ko arwaye SIDA nyuma yo kubana igihe gito. Yaramukundaga kandi ntiyigeze amucira urubanza, ahubwo yamufashe gufata imiti, kumwita no kumuba hafi kugeza apfuye. Steve avuga ko urukundo nyarwo rutagira amananiza, kandi ko yahisemo kumuba hafi kuko yamukundaga by'ukuri. Maureen yari afite umutima uremerewe, yumvaga ko yateje akaga Steve kandi katamukwiye. Ibi byatumye rimwe na rimwe ahagarika gufata imiti, agatangira kwigunga no kwiyanga. Igihe kimwe yahuye na pneumonia, indwara yibasira abafite ubudahangarwa buke. Iyo ndwara bayita pneumonia, indwara yibasira abafite ubudahangarwa buke, maze iramuhitana. Urupfu rwe rwabaye gikomeye cyane kuri Steve, ariko kandi rugaragaza ukuntu ipfunwe n'ivangwa bishobora kwica umuntu imbere y'indwara ubwayo. Nyuma y'urupfu rwa Maureen, Steve yagerageje gukomeza ubuzima. Yita ku mwana wabo Kimoto, akamwitaho, akagerageza kwihanganira amagambo y'abantu nubwo rimwe na rimwe bimunanira, ariko kandi yari ifitemo icyizere cy'uko igihe kizagera abantu bakumva ko indwara atari icyaha, ko urukundo rutagomba gushingira ku mateka y'umuntu, ahubwo bishingira ku bumuntu bwe. Ibyo akaba ari iby'ingenzi bivugwa mu nkuru short story. Harimo insanganyamatsiko cyangwa icyo bita themes n'abakiriya nyamukuru characters muri iyi nkuru ya When the Sun Goes Down ya Goro wa Kamau. Reka tubisobanure mu magambo make. Filime ya mbere niyo bita Stigma and Discrimination, ivangura n'ipfunwe rishingiye ku ndwara ya SIDA. Ikinamico yerekana uburyo abantu barwaye cyangwa bakekwaho kuba baranduye SIDA bahura n'akarengane, kwangwa no guhezwa. Steve n'umugore we Maureen bahura n'ivangura rikomeye, cyane cyane biturutse ku nshuti zabo n'abaturanyi. Kanja, inshuti ya Steve, agaragaza ubwoba n'ubujiji ku ndwara, bikaba ishusho y'uko sosiyete nyinshi zifata abarwaye SIDA. Indi filmu niyo bita Love and Loyalty, urukundo n'ubudahemuka. Steve yerekana urukundo rudasanzwe kuri Maureen nubwo yari arwaye SIDA. Nyamutereranye, ahubwo yamwitayeho kugeza ku munota wa nyuma. Ibi bigaragaza ko urukundo nyarwo rutagendera ku buzima bw'umubiri gusa, ahubwo rugaragarira mu bikorwa no mu budahemuka. Filmu ya gatatu niyo bita Purity and Redemption, ipfunwe ibyo bita ipfunwe no kwiyakira. Ipfunwe no kwiyakira. Maureen yumva afite ipfunwe rikomeye ryo kuba yaranduje Steve. Ibi bimutera agahinda gakomeye, ndetse bigira uruhare mu rupfu rwe. Ariko kandi ikinamico yerekana ko kwiyakira no kubabarira bishobora gutanga amahoro. Filime ya kane niyo bita Hope in the Midst of Darkness, cy'icyizere mu mwijima. Nubwo inkuru irimo agahinda n'urupfu, irangirana n'icyizere. Steve aracyafite imbaraga zo gukomeza ubuzima, kwita ku mwana no kwihangana amagambo y'abantu. Ikinamico itanga ubutumwa ko nubwo izuba rirenga, inyenyeri ziboneka mu mwijima. When the sun goes down, akariho bikomoka. Indi filime bita Ignorance and Fear, ubujiji n'ubwoba. Kanja yerekana ko abantu batinya indwara kubera kutisobanukirwa. Ibi bituma yitwara nabi, akerekana ko ubujiji bushobora kuba intandaro y'ivangura. Ikinamico isaba abantu kwiga no gusobanukirwa kugira ngo bacire abandi imanza. Izo nizo films zigaragara muri iyi nkuru, ariko hari n'izindi zigiye zitandukanye, ariko zose ziba zigiye zishingiye nko kuri izi, kuko byose uhita ubyumva. None reka tujye ku bakinnyi nyamukuru bavugwa hano muri iyi nkuru ya When the Sun Goes Down ya Goro wa Kamau. Abo bita aba characters. Wa mbere niwe bita Steve. Steve ni umugabo wa Maureen, wihanganye kandi wuje urukundo. Agaragaza ubudahemuka n'impuhwe, ntaterana umugore we nubwo yari arwaye. Yari umuntu ufite icyizere n'imbaraga zo gukomeza ubuzima nubwo ahura n'akarengane. Yerekana ko umuntu ashobora kubaho neza n'ubwandu bwa SIDA, kandi agakomeza kuba umubyeyi n'umugabo w'intangarugero wita ku
ikubiye. Uwa kabiri nawe bita Maureen yari umugore wa Steve wigeze gushyingirwa mbere, akaba afite abana 3. yanduye SIDA mbere yo guhura na Steve, ariko ntiyabimubwira ku kanya. Yagize ipfunwe n'agahinda ko yaranduje umugabo we, bikamugiraho ingaruka zikomeye. Yari umunyampuhwe wuje urukundo, ariko kandi afite umutima uremerewe n'icyaha atakoze ku bushake. Undi niwo bita Kanja, yari inshuti ya Steve, ariko yerekana ubwoba n'ubujiji ku ndwara ya SIDA. Yanga gufata icyo kunywa cyangwa kurya kwa Steve, agaragaza ivangura rishingiye ku myumvire mibi. Ni ishusho y'abantu benshi bo muri sosiyete batinya indwara yo kwisobanukirwa. Undi niwo bita Kimoto, umwana wa Steve na Maureen, we akaba ari mu ishusho cyangwa ari image y'icyizere cy'ejo hazaza. Nubwo atavuga byinshi mu ikinamico, asa nk'uhagarariye urukundo, ubuzima bushya n'icyizere. Niwe izuba rishya rirasira mu buzima bwa Steve nyuma y'urupfu rwa Maureen. Abo akaba aribo bakaragitasi b'ingenzi bavugwa muri iyi nkuru, ndetse hagaragaramo n'abo bita abaturanyi nubwo batavugwamo neza. None tugikora icyo bita setting, aho inkuru ibera, ni igihe naho ibera. Mbere na mbere muri setting habamo iyo bita physical setting, aho inkuru ibera mu buryo bufatika. Social setting ni imibanire n'imyumvire y'abantu b'ahantu bamukikije. Emotional setting ni imitekerereze n'amarangamutima. Indi niyo bita temporal setting, igihe inkuru ibera. Nibyo tugiye gusuzuma. Mbere na mbere ni physical setting, aho inkuru ibera nyirizina. Inkuru ibera mu gace ko mu mujyi wa Kenya, ariko izina ry'aho hantu ntirivugwa neza mu buryo bweruye. Cyakora ibimenyetso bigaragaza ako gace nuko gatuwe n'abantu bo mu rwego ruciriritse, kaba kari mu bwigunge, ubukene n'ivangura, gafite imibereho y'abantu basanzwe, aho indwara nka SIDA ifatwa nk'igitutsi cyangwa igihano. Ibi bituma ahabera inkuru haba ishusho y'imibereho y'abantu benshi bo muri Afurika y'Uburasirazuba, aho indwara zifitanye isano n'imyitwarire zifatwa nabi mu muryango. Iya kabiri niyo bita social setting, imibanire y'abantu n'imyumvire y'abantu bakikije abantu benshi characters. Abaturage bagaragaramo bagaragazaga ubujiji ku ndwara ya SIDA, bakayifata nk'icyaha aho kuba ikibazo cy'ubuzima. Hari ivangura n'ipfunwe bikabije, aho umuntu wanduye cyangwa ufite isano n'uwanduye afatwa nk'icyorezo. Umuryango nyafurika ugaragaramo guhisha ukuri, gutinya kuvugisha ukuri no kwanga kwiyakira. Ibi byose bituma inkuru iba isomo ku kwigisha ipfunwe, ku kwigisha nako impuhwe, ubumuntu n'ubumenyi mu muryango. Indi niyo bita emotional setting, imitekerereze n'amarangamutima y'abakaragitasi. Inkuru yuzuyemo agahinda, ipfunwe, ubwoba n'urukundo rutagereranywa. Steve kandi akaba mu rugamba rwo kwiyakira, kubabarira no gukomeza ubuzima nubwo ahura n'akarengane. Temporal setting ni igihe inkuru ibera ukurikije history setting. Mbese inkuru ibera mu gihe cya vuba, mu myaka za 2000, igihe indwara ya SIDA yari igifite igitutu gikomeye mu muryango. Ni igihe abantu benshi batari barasobanukirwa neza ko SIDA yandura, ukivurwa n'uko abirwaye bakwiriye kwitabwaho. Ikindi hano yafataga imiti, kandi imiti ishe vuba. Bigaragara ko byabaye vuba cyane. N'aya masomo iyi nkuru itwigisha, iya mbere ni ukwiga kugira impuhwe no kwirinda gucira abandi imanza. Ikinamico twereka ko abantu benshi bacira abandi imanza batabanje kumenya ukuri. Steve yahuye n'ivangura rikomeye nyuma y'urupfu rwa Maureen, kandi abatanyi be bamufashe nk'icyorezo. Ubutumwa bucyafite kaciro muri iki gihe, aho abantu bagomba kwiga kumva no kugira impuhwe, ugukira gucira abandi imanza. Ikindi, ubujiji ni intandaro y'ivangura. Iryo ni isomo rikomeye. Kanja, inshuti ya Steve, yitwaye nabi kubera ubwoba n'ubujiji ku ndwara ya SIDA. Ibi bitwereka ko ubumenyi ari intwaro ikomeye yo kurwanya ivangura n'ipfunwe. Muri iki gihe, aho indwara n'ibibazo by'ubuzima bw'imitekerereze bikigaragara nk'igitutsi, dukeneye kwigisha no gusobanura aho guceceka. Icya gatatu ni uko urukundo nyarwo rurenga imipaka y'uburwayi. Steve ntiyateranye Maureen nubwo yari arwaye, yamwitayeho, amuba hafi, kandi yamuciriye urubanza. Ibi bitwigisha ko urukundo nyarwo rutagenda ku byabaye, ahubwo rugaragara ku bikorwa n'udahemuka. Mu gihe abantu benshi basigaye bareba ku nyungu zabo gusa, iyi nkuru itwibutsa agaciro k'urukundo
tugomba kugira muri iki gihe. Ibindi ni uko Maureen yishwe n'agahinda n'ipfunwe kurusha indwara ubwayo. Yiyumvagamo icyaha atakoze ku bushake bikamubuza amahoro. Ibi bitwibutsa ko gufasha abantu kwiyakira no kubabarira ari ingenzi mu rugendo rwo gukira, haba ku mubiri no ku mutima. Irindi somo ry'ingenzi ryo bavuga ko icyizere kiruta umwijima. Nubwo izuba rirenga mu buzima bwa Steve, yaracyafite icyizere. Yita ku muhanda we, akomeza urugendo nubwo ahura n'akarengane. Ikinamico itwibutsa ko niyo ubuzima bwahinduka igicuku, inyenyeri zigaragara mu mwijima, icyizere nicyo kidufasha gukomeza. Aya akaba ari amasomo y'ingenzi agaragara muri iyi nkuru ya When Sun Goes Down ya Goro wa Kamau. Mwakoze cyane, turarangije dusubikiye hano. Ufite ikibazo cyangwa itekerezo watwandikira kuri nimero urabona muri description y'iyi nkuru, hanyuma cyangwa ukandika muri comment cyangwa ukatwandika kuri email yacu, byose urabibona. Hanyuma tukazakomeza kubana ikindi gihe mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Tuzakomeza dusobanura izi nkuru, izi novel ku buryo muzabasha kugira icyo musobanukirwamo. Gusa bitavuze ko mutagomba gukomeza gukora ubushakashatsi hirya no hino ku isi kuri literature no guhozaho. Literature bisaba guhozaho, bisaba gukora ubushakashatsi bwinshi bwimbitse. Ibi bigufasha kumva inkuru ko yagenze neza, hanyuma ugasoma ibitabo, ugakora ubushakashatsi ku mbuga, ukabaza abandi bantu. Mbese ibyo bintu byagufasha gusobanukirwa literature, inkuru, byaba byiza kurusha. Muri kumwe nanjye Ephraim Uwimana, ndabashimiye.